Agafilme kacu tugatangiranye na Jean arimo arifotora, noneho Kesi yaraje asanga arimo arifotoza, arangije aramubwira ati kubera icyo urimo urigora zana hano mufashe. Arangije Kesi arimo aramufotora, ntabwo yari azi yuko inyuma ya Jean hari Lily. Agiye kureba muri phone asanga Lily burya nawe arimo arajya muri kamera, yahise yivumbura ku kanya ahita amwaka telefone, atamubwira ngo ntabwo nari nabibonye, aba arivumbuye. Jean ngo yazaga hano ku ishuri ibintu byamucanze, aribika umutwe mu ntebe maze ubundi araryama arasinzira. Ahangaha Kesi yaje amuzaniye telefone yiwe asanga Jean ngo yasinziriye ku ntebe. Avuga ati Jean kanguka nkuzaniye telefone. Umusore nawe murya sine yari ifite agahinda kenshi nawe aramwihorera. Arangije araza ahangaha impande ya Jean ngo araza atangira kwikamera. Maze Jean arebye abona Kesi arimo arafotora. Arangije ahita akuraho ikiganza aramufata. Aka filime n'ak'urukundo ndetse karimo isomo. Ngira ngo mbanze mbwire umuntu wese ugeze ahangaha yuko ahangaha ni kuri Gucci Entertainment. Nibagirwe gukanda subscribe, kwandika igitekerezo cyose ufite muri comment. Uzajya ubona udufilime twiza nk'utu ngutu kandi tugezweho. Baje kwicara ahangaha kugira ngo banze baganire ku byaraye bibayeho mu gitondo. Ariko bakigera ahangaha Kesi yahuye n'ikibazo gikomeye atangira kwifata mu nda. Banze ya minsi y'abakobwa yari imugereyeho we. Maze ubundi Lily ahita amufata. Jean ngo yaramufasha aramubwira ati yabyihorere kujyayo, reka ngiye nkugireyo. Arangije yarahagurutse aragenda ajya kumuzanira twa tuntu bifashisha. Urukundo ruri ahangaha mwabantu mujye mwiga. Ahangaha yavuye kurugura, ageze hano avuye kugura utwo tuntu ahura n'abagenzi be, yaravuye kugura twa padi. Ageze hano mu ikode adupfungirana mu ikode. Ageze hano ureba ibibazo ukuntu bitera, aritega baraguye turatakara. Kandi wibuke imbere hari abanyeshuri bigana. Abanyeshuri bigana batangiye kumuseka bavuga ngo Jean ngo yabaye idage, ngo Kesi yamuhinduye injiji. Yo ndebera ikintu cyitwa urukundo, ndebera ukuntu hari igihe umuntu asebera mu rukundo ariko nta kibazo kwihangana nibyo bya mbere. Ahangaha Jean yatangiye guterura amuhereza, ariko Kesi kubera ibimwaro ukuntu yari amaze gusebera imbere y'abantu yanga kuzitora. Bwira ati reba, abanyeshuri bati murebe ukuntu Jean arimo araterura padi imbere y'umukobwa. Ati kandi avuye no kuzimugurira. Yo ahangaha Kesi nawe byaramurenza buri icyo akora ahubwo ararira agahinda ni kose. Yo ahangaha Jean nawe yabuze icyo akora kubera yuko nawe aguye atabishaka. Agafilme kacu karacyakomeza, utufilme nk'utu ngutu uzajya tubona hano kuri Gucci Entertainment buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'udufilme tungutu tw'urukundo n'utundi twinshi tugiye dutandukanye. Urabona ahangaha bari barimo baragenda barakaranijwe, maze Lily ngo araza kubita Kesi urushyi ku kibuno, arangije ahita yirukanka yigira nk'aho ari Jean ngo urumukubise. Kesi nawe niyatindiganije yahise azamura urushyi ahita akubita Jean ngo. Yo Jean ngo niwibutse kare yanasebye, niyo mpamvu ubona Kesi nawe yarakaye byamubabaje. Ikintu kibabaje Lily ngo yageze imbere ahita atangira kumukoba aravuga ati yari njyewe. Yo ndebera kwihutira gukosa, ndebera ahangaha Kesi nawe amafuti yaramufashe maze nawe atangira kubura icyo akora, atangira gusaba imbabazi ati byose ni ngiye wabiteye guhera kare. Yo urebera ukuntu mu rukundo hamuko Jean yazamuye urushyi ngo amukubite ariko imbaraga arazibura, ubwo ahita amufata ku itama aramubwira ati humura. Yo ujye ndebera ukuntu ibintu by'urukundo bigora mwabantu mwe. Ibintu by'urukundo hama ibintu bigiye bigoye cyane ariko kwihangana nibyo bya mbere. Ahangaha Jean ndetse na Kesi bakomeje kuganira birangira biyunze, atangira kumutetesha muhaka nyine nk'umuntu w'umukunzi wiwe. Agafilme kacu karacyajyayo. Wibutse yuko kano gafilme na igice cya kabiri cya kambere kabanje. Niba utarakarebye ugende muri video zacu maze nako karebe nako karimo. Ahangaha tugaruka ku ishuri, ahangaha Kesi na Jean ndetse na Lily baje ku ishuri. Ahangaha Lily ngo akunda kwishinja kuri Jean ngo cyane kugira ngo akomeze gutera Kesi agahinda, ariko Kesi ndebera ukuntu Lily amukoba kugira ngo arebe ko Kesi yagira agahinda agashwana na Jean ngo. Ariko Kesi agira umujinya, arangije aramufata ahangaha aramukuye gahita amujugunya hasi. Ndebera Kesi nawe amaze kurakara ntago akigira ibintu by'imikino mu rukundo, yaje asatira Jean amubwira ati reka nkubwira tunama hano nkubwire. Ahangaha Lily yatangiye kuvuga cyane ati ibintu urimo urankorera wowe Kesi uzabyicuza, tuzarinda ubuha ubuzima bwawe byose wicuza ibintu urimo kunkorera. Kandi wibutse yuko nawe atibagiye yuko arimo arabasenya. Ahangaha Lily ngo yakomeje kureba maze ishyari riramwica nawe buri icyo yakora. Twigaruka ahangaha urabona ahangaha Kesi yaragiye kwisomereza Jean, maze ubundi Lily ngo ahita azosoma kuri fata ya Jean ngo ndebera nawe. Ndebera ikintu bita kwivanga mu rukundo. Iyo abantu bari mu rukundo bimereye neza ntago babura ikintu kibavangavanga. Ahangaha umukobwa yaraje atasoma kuri fata bari bagiye kwisomereza umusore, arangije akajya bakina herega abakoba. Yo agafilme kacu karacyakomeza. Mwibutse wakunze kano gafilme wibuke gukanda like no kubisiga muri comment.
agafilime kacu karacyajyayo, ngenda cyari guca ahangaha cyari kuri Gucci Entertainment, ku dufilime twiza tw'ubwenge ndetse tugiye dutandukanye ngenda nkugezaho. Wemerewe kujya kuri channel yanjye ukagenda ukareba n'utundi dufilime twiza turiho. Niba utanayizi wajya muri YouTube ukandikamo Gucci Entertainment, wahita umbona maze ubundi ukatureba. Tugaruka ahangaha ku ishuri. Ahangaha ku ishuri mwibutse barese uko ari batatu barigana, ariko riri yo ngo yishinza kuri Jini Wongo cyane kugira ngo ashobore gutera Kesi ishyari. Yaraje ahangaha aricara, agiye kwicara undi mwana akuraho intebe maze ubundi Jini ahita yisubizaho. Yo ndebera urukundo, uyu umuntu ari umukunzi wawe wemerewe guhora umucungira buri kintu cyose cyamugeraho. Ahangaha imipangu yari isa nkaho ipfuye kuko yari yabwiye uriya muhungu w'inyuma ngo akureho intebe kugira ngo Kesi nicara hasi aze guhitamo. Ahangaha riri yazanye amazi aje kuyaha Jini maze ubundi Kesi arayafata. Ndebera mwibutse riri w'icyo ashaka nuko adashaka yuko urukundo rwa Kesi ndetse na Jini Wongo rudakomera. Ahangaha Kesi yese afata y'amazi ayamena kuri riri yongo. Ndagira ngo urebe ahangaha naho Kesi nawe yari yaramaze kuraka, yararambiwe riri ukuntu ahora amutesha umutwe. Yo ndebere nawe ukuntu ibintu biba bikomeye, gusa mu rukundo bisaba kwihangana, umuntu akareba bikamucanga akabura ikintu yakora. Yo ndebera nawe Kesi nawe aba yarakaye cyane kubera ibintu byose aba ari kumukorera. Ahangaha Kesi yazanye ibyo kurya abiha umusore, abimuhereje umusore nawe yanga kubirya nawe arabyivumbura. Namubwiye ati genda ntago ngiye nkeneye ibyo kurya muri aka kanya, abimutereka imbere maze ubundi umusore arabireba arabyitegereza, arangije arongera arabifata arabimusubiza, bigaragare yuko umusore yarakaye. Ahangaha mwibutse Kesi niwe wari ubimuhereje maze ubundi riri nawe aza yishongo yigize umuntu mwiza, amuhereza utuntu two kunywa azi yuko nyine agiye guhita dutora kugira ngo akomeze arusheho gukomeza gusebya Kesi no kumutera ishyari n'umutima mubi. Ahangaha nawe ibyari nabyo Jini yarabyanze. Ahangaha Kesi yababaye ndetse ari na riri bose bababaye, ndetse ikindi kandi na Jini nuko nawe yababaye kubarusha bose, maze ubundi Kesi we byaramurenze arivumbura asohoka ajya kuri